wowe niba ufite ubwenge kandi ukaya tukubuhaye ibyo ngo so kuve muri no rugo wabaho ufite ubwenge ntureba ahubwo se kubivuga se mu biti cyumweru ko nagenda nkabasi mu biti cyumweru kimwe giye cyo unikeri cyangwa abantu azi urebe ibintu murimo haguruka ugenda nduri shire hano muri rugo sinawe haguruka kumva twese ari nawe murajyana haguruka genda twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere ko mureba episode mutwemere muduha umunota umwe gusa kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo riboneka muri Luka igice cya 8 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 24. Haravuga ngo nuko Yesu yinjira mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Nuko bakigenda arasinzira mu nyanja hamanuka umuyaga mwinshi cyane urimo n'umuhengeri. Nuko babona bagiye kurengerwa. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutsa cyaha umuyaga n'amazi hazituze. Uyu murongo uradusobanura iki cyangwa se ushaka kutwereka iki? Mu buzima bwacu hari igihe duhura n'ibibazo, hari igihe duhura n'ibintu tutapanze, tukirengagiza umugabo tubana nawe umunsi ku wundi. Ariko ababigishwa niki cyatumye bakangura Yesu? Bari bizeye imbaraga ze n'icyo yakora. Ese wowe ugeze mu bibazo wizeye ko hari umugabo uguhora hafi? Ese wizeye ko hari ibyo yakora mu buzima bwawe? Nugera mu bibazo nukarebe hirya no hino ngo se ndabigenza gute? Wakangura uwo mugabo akagira icyo ahindura mu buzima bwawe. Hello when akundaga Nuko rukundo rutakiriho Ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa aburangana umva nako urabona J'ai une question t'ai posée écoute-moi Anna bimeze gute se Monsieur Kelly Gacamo savant mukozi neza gacamo ndabona fresher ibintu bigenda neza mu gake ibintu cyinshi tw'umureti ni sabuni nuko umureti mu bitumubona twatudomo wagiraga tukagenda twabaka twashizeho mani de yibuka abantu rema kabisa bana kusiga ari bogari mani kunda waruzi ko mpfuye se amafaranga atera ndakwanyu para abakijije nose bite panira yaragiye gusa ibintu by'ibikoti kuri iri zuba ubugiye oya mani uko no kurimba dore ese uko kwambaye ikoti ni kwica style ikigali se ntutuzi nyina ni style none se ko muco musigiye ngiye kuri umuntu hano imbere urwara akavuye nose akavuye kuko mpaje yasaza akavuye se urukumwe ngo nsubire inyuma oya ase banzubwire Vanessa ari Vanessa usize yicaye hanze wahinduka mureba we nashakaga ngiye kuri umuntu hano ku muhanda banzubwire ako kavuye uri kuvuga ngo wanyara akavuye nubwo kuki hari induru arara umukobwa ikasha Vanessa ze oya we mukobwa ze Kristera wa murumuna wa Vanilla waje muzuzi ko Vanessa murumuna we yaje arikasha gute aravuga induru arashaka kwirukana sikomera ko Vanilla umuntu ugira umutima mwiza utuje gomba ko nawe kandi bose ni nkuko oya arashaka kwirukana uriya Gael nyine birumvikana ariko demba nkubwire Kristera nyine ariko ni icyifuzo nyine mfite nyine gende kugusaba nyine nk'umuntu nyine ufite uburenganzira hano ubu ndabizi ugiye kuvuga ngo ibiki n'ibiki by'imuhe by'imbabarira rwose ndabizi n'ibyo ugiye kumbwira nyine mba mubwire basi mbabarira ndakwinginze girira jewe kuva hano situkubaha none mbabarira Gael umuhereze icyumweru kimwe yitegure yitegura iki se ubundi ndiyashaka n'ahantu ho kuba barangiye wesha umupfa ibintu byo kuzana impuhwe byo kuri Gael byo kugumisha ngaho gusa nushaka uzabireke aho ziburiye mubona
urumva mfite isesemi numva mfite Kese wari mufitaga na mukinjana se uratwite kugira ngo batumenye ko bamuhuzwe babarira ibe ngibyo tubyihorere icyo nzi icyo nshaka cyo nuko avanga akagenda ujye utekereza ko kuba mama ari mu bitaro kubera Gael ujye ubitekereza basi yirukane Gael mwebwe musigare se Gael aramwirukana ave mu rugo Gael ufite ubumuga bwo kutabona mushaka kumufata mu mutupe hanze ngo nyine ari ukuntu aturushya abarushya guteze ari ukuntu abarushya arya byinshi se ndabizi se usigaye abatwaye kiko bari hari ariko suko ari we umwana ari mu mitungo yiwabo gute ariko sigaye rese umugabo wafanira se kijyaho simbizi byabo simbizi ko nta n'umwanzuro nyine mbifataho ibintu ntabwo byumva ariko urumva ikintu Christelle azavuga nicyo tuzakurikiza oya hariya nta jambo Christelle n'uvuga ijambo gute twaruvamo oya hariya n'urugo rwa Gael na Vanilla araruvamo na Vanilla sinumva ukuntu aza kubategeka mu rugo rwabo araruvamo gute se n'ibitabo iki cyumweru igikurikiye sinzi ko kizamusigara Wezo ajya ngo ninde Christelle se ikabiraga afite ubwenge bunganiye baho n'uyu arabyuka induru ngo sinshaka Gael n'ubu ngubu umuntu mpamagaye baze ko ngiye kumusanga ku muhanda nanze kumuzana amazi induru zo mu rugo atarinyuzamo icyo ngiye nibaza ni kimwe ubu Christelle bwatekereza bingana iki ku buryo ashaka gufata umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ngo aramwirukanye ndabyumva pe biranababaje biteye oya ntago byumva kuko ubaye byumva ntago waba uzana ibintu by'imuha aho ngaho ngo umugirire impuhwe ngo aguma hanganga icyumweru ubundi Christelle n'umwirukana biratuma mama ava mu bitaro biratuma akira ariko nibura bizanyibagiza kuko no kumubona bituma mbyibuka ibintu byose nkabyibuka ariko ninaramuka agiye nta kimwe nzongera umwirukane n'ubundi ni umukwe wanyu yarebye ubwambure bwa mukuru wawe yamuteye nako barabanye ngo nyine nta kintu nari mvuze Imana ibi byose uri kwivugisha byose sinzi nta kintu byahindura bina gito icyo nashaka cyo ni ukutabona mu maso yanjye Gael akagenda akavanga ubwo kumubona binera ikirungurira binera mfite ibibazo kubera we ariko ubundi rega ndi n'umwana mwiza aramwirukana mujyane hehe mbona ajye kubinzerereza se ndi kuvuga ati natwe ejo si twe arashaba yikinira ko aruvamo ariko avamo ajya imbese ngenda ugane ubaze Vanessa kubwira ibya ibyo ntabwo nakurirwa mibaza Vanessa mu rugo rw'ubujiji ikintu cya mbere mumenye umuntu abyiteho ntabwo wafata umuntu musohore mu byo ngumujugunye ku muhanda bihanwa n'amategeko ariko ibyo uvuga ni ibyo bibabwiye mu byo yamusigaho ibyo yavuga ni ibi kandi wasanga ari umugiriye inama reka dore ko umwaga wanyu utajya ushira reka ndarengana ubu nditurije kusa neza wakomeje ukarya ukatuza undi mwana batwaye bihanwa n'amategeko kereka muri umuganiza ntimumwirukane njye nta gitekerezo neza nta mwanzuro mfata hariya uzabirenganya byose uri kumbwira agenda byumva pe uri no mukuri 100%. Suppose ko Gael ari musaza wawe ntabwo ari we rero ngira musaza wanjye w'impumyi njyewe ariko ibyo bintu karabivuga batazagufunga bavuga banatumwe bwo kutabona ibyo nta kazi kabyo ariko ngiye icyo ntashaka cyo nuko nashaka gukomeza kubona mu maso yanjye Gael nyine hano uri umuyobozi ntacyo nareza ku byo wanzuye ariko ngewe ku myaka yanjye mfite nzi neza ko ineza uyisanga imbere ni nabo ukayisanga imbere nta kibazo ibyo twakoze gusa igihe amaze ahangaha si kinini nyiri ibintu araza akavuga ngo bigende gutya nayo ikintu nkora ni ugushyira mu bikorwa ibyo nyiri mitungo avuze irogiye ubwo ibintu byo kumbwira ngo muza bawe ko niba byaba ikibazo ariko senze ajye kwirebera Vanessa ibyo Christelle nzabyumva babigejejeho gusa nimba muganira mu byagenze make hari inzego zirakora inzego z'umutekano zirakora abantu ducanya ku maso ntabwo bimugwa neza mfite nduru abantu babaye muri Amerika banza bataba bari tayari izo nduru muvuga n'iziki aho ngenda bahunze zikugiriye hirya nyine gendere uwo muntu ubwo ndakuzi ugiye mu icupa n'ibyo byawe kaze nkugireho nari bireka mbe ndi kumwe na Vanessa sawa brother
oya nakundi bro gutyo bigomba kugenda oya agomba kugenda pe akavanga ibibazo byose yaduteje ntabwo agomba kuguma aha ngaha ngo bikunde niyo mwanzuro nanjye nafashe sawa uretse mbanze mvuga n'umuntu gatoya ko turi bwongere kuvugana sawa ese ari kuvugana nande none se Christella urumva wafashe umwanzuro kuzamwirukana nko mu gihe kingana giti icyo nsi nuko ari vuba cyane ndetse none se Christella wamuhaye igihe cyo kwitegura ntumwirukane umutunguye ukamuha igihe cyo kwitegura byibuse ukamuha nk'icyumweru kumba mbikubwira nkoro kwirakaza umuntu w'umusore nkawe kuwa mbere wicaye mu rugo kuwa kabiri wicaye mu rugo icyumweru kikaminuka wicaye mu rugo urumva uzaho wicaye mu rugo kugera ryari ntushobora kujya gushaka akazi ko mama wajya umbabarira urumva ubu ugiye ndishimye bahora wisinyura neza nta kintu birakubwiye oya ubu ugiye nsabubwire hasi zose mba ndi kunyuramo ibintu byose mba ndi gukora iziheri hasi banazengurutse ma hari umugani umva nkubwire kibo nkora ibiraka ntegereza ko umuntu ampamagara akambwira ngo kirinde gukeneye uze dukore iyo ikiraka kibuze kuki mutakwiha nyine reka nkubaza ukora ibiraka amafaranga ukorera ari hehe ese njye ntabwo nyine kwiyitaho erega nyine mbwiye gukora ibiraka ku buryo utagwa n'isabune mu rugo ngize amahirwe menya gukora n'ibiraka amafaranga ukorera ajyayo ubwo nyine duhuye yashize ese mbigenze gute duhuye yashize okay ni mu misatsi gusa cyakora gukaraga birabizi akitegura akagenda amahoro icyumweru kureba Gael arwaye atameze neza guhita umutungura none nagende icyumweru kimuhaye cyaba gihagije atarabaye yarashatse ahandi hantu azajya kuba muri icyo cyumweru yaba ari indangare niwe waba ufite ikibazo ariko byibuzwa mu nk'icyumweru akitegura icyumweru cyose ari hehe ari hano ahubwo ntabwo njye n'abandi hano ntabwo bishoboka ndikamubwiye Christella wenda no mutakunze kuba muri iki gihugu mwakundaga kuba hanze nta nubwo bishoboka hano ko wirukana umuntu niyo yaba ari umukozi wawe umwirukana nyine igihe ubitekerereje no ashobora guhura n'umuyobozi ashobora kugenda akavuga ikibazo ngiye banyirukanye banunguye simfite aho kuba bakugerera ubuyobozi butunga umuntu uri mu muhanda bukaba bwamugarura mu rugo nawe ukaba wakurizamo ibibazo genda umva ibyiza wamwirukana umuhaye icyumweru akitegura agashaka ahantu ajya kuba then akava mu rugo rwacu akagenda cyane akubwira ko ibyo nta n'ikintu bibwiye ngiye ibyo nshaka Gael nuko ugomba kuva muri uru rugo kandi niwo mwanzuro nafashe nawe ufashe kandi nta n'ugomba guhinduka ibi byo kugira ibiki n'ibiki muri icyumweru ngo n'ibiki ngo n'iby'abayobozi shibyo n'ibyo nta kintu bimbwiye abe nabi agomba kuva aha ngaha akagenda aho uzi iyo ndi kumubona ariko uraziranye nuko atari wowe oya Christella mu mwanya wanjye oya Christella ndabyumva pe ndabyumva Gael arakubangamiye ndabyumva Gael yateje ikintu gikomeye kandi kibi muri famiye yanyu ariko byibuze yego nari sinshaka gumano icyo nshaka nuko wamuha nk'icyumweru niba ariko bishoboka ndashaka ko ukava aha ngaha kujya gushaka akazi kandi ukakabona mushiki wawe azakora naducyakore atuzana aha ngaha arihiringa ariga ibintu bya buri kanya ubuzana ibintu rero ariko ngiye maze kugira ngo kuki wumva Vanessa gusa ku gihugu udashaka kunyumva Vanessa kari umugabo ako umugabo wa hehe ni umugabo umwana wanjye ni umugabo akorebye 50 akabizana akiga akagira gute uvuze ngo mwana wanjye wibagiwe ko nanyanyaga mbikora nkifite amafaranga menshi none akabazo kabayemo gatoya nigiye mu isemo nza kujya gusha Keri kandi kino kibazo nkikubajije ubwa mbere n'ubwa nyuma hari igihe akazi kabura ndabyemera ariko we nta nubwo wanagashatse hakuma nagashatse gute icyo kigabo kubona njye manza nkwandikirwa ngo ninde wimyoje
w'imyoje nde oya mama nsigaye mbibona musigaye kunyimyoza wewe na Vanessa muransuzugura suzugura icyo cyatwa tukubaza ni iki byamaze kujya mu myaka mikuru kandi mwege mugomba kumva birambabaza mama nge nzagutunga mfite imipango mfite imbandi mama mfite imbandi kere tuganire kakubanza ngo baze urabizi neza ko ufite ikibazo cy'uburwayi ndabizi kuba ufite uburwayi ukaba nta kintu ukora ubwabyo ukirwa wica ahangaha bizatuma abasirikare bawe baba bakeya kuko hano ni wowe boss ni wowe ufata imyanzuro umwanzuro wese wafata nta kintu ngewe nawuhinduraho uvuze n'ubu kano kanya nasohoka agenda yasohoka akagenda gusa ngewe namusabiraga nk'icyumweru cyo kwitegura ntabwo byashoboka icyumweru cyose iminsi yose namuhaye irahagije ariko uzi ko no kuba akiri ahangaha ari ukubera impuzankano yo gushangira impuhwe ubundi yakagombye kuba ari igihe kera cyane ibyo rero byo kumugirira impuhwe we sinzi ibyo muhubu uri kumugirira ntabwo yaguma ahangaha ntabwo bikunda kandi nta nubwo ari na kera ni vuba ahangaha cyane ese umwanzuro wafata nta burenganzira mfite bwo kugira ikindi kintu mbihinduraho ubwo nyine icyo cyumweru kidashoboka byagenda njye nta burenganzira bwo guhindura umwanzuro wafashe niyo mpamvu nyine agomba kuba byararangiye narabyanze cyane ngiye nguma ahangaha Gael ari hano ntabwo bibaho ntabwo bishoboka n'ubu ngumva numva iyo ninjiye nko mu nzu nkahura nawe numva nahita nkatamuta ngenda siduhura urenga icyumweru cyose shamana nawe byakunda pe nta kintu nabihinduraho ubwo nyine igihe uzabishakira azasohoka agende ugomba kugenda ndi kwa kurya ko umuntu atangiye kuzana ibyuririzi keri ase mu makuru y'ikimwe mu nshinge buri kanya tugwese imbaraga nibyo ushaka ikintu gituma tugwereza imbaraga se niki harimo ko wangirira impuhwe kubyibuze ubu ndumva nishije ko abaturage bose birirwa bambwira ariko umuhungu wawe rwose waramutetesheje yirirwa yiryamiye urumva nishe bafite mu babyeyi Vanessa ajya ku ishuri nimugoroba bakajya umwana wanjye ibyo bintu nimwe muhuramo bivuga iyo abantu bavuga ngo mu Rwanda ryama wibaza amasaha aryama amasaha atarenze 3 ava ku kazi akajya ku ishuri kaza akajya ku ishuri ubwo buzima ntibwabamo none nawe yatangiye no kunanuka ariko wowe mubona nta kintu byose bikubwiye hano mu rugo tubayeho neza ni Vanessa wabikoze turiye neza ni Vanessa wabiguze ibintu byose yabigize Vanessa ubwo nyine ngaho mbwira hano winjize iki kuva waba oya nabamenye nta kibazo sawa je cyo mbwira cyo njya kubwira ibi bintu kabiri nta kintu nta nama nabagira nta kintu nababwira ibintu byose ni Vanessa Gael makuru aya makuru ni meza none se hano wenyine hano wenyine bari abandi bararyama ngambwira cyari neza umumodeli iki ni ikintu cyatumye guhamagara ko wamugengera ngo ufite ikibazo wari waranyanze nyuma y'igihe kirekire ubwo ndinde kukwanga koko mva sigaye imbanze sinzi ibintu sigaye ubamo warahindutse reka maze nkubwire bwira ariko ongera umuberera ati igikorwa cyanjye sabarata ubona ibyo kumvugisha uriya hirya ntabwo mbikunda nubizi bashaka kwisanzura nanjye nkisanzura ego n'umuntu wanjye ikintu cyatumye guhamagara nyine ndashaka kukubaza anira ko mwakoranaga mu kazi umunsi mwabaga muri kumwe nta kibigeze akubwira kuko urabona yaragiye nabuja don't tell me none se yagiye atakubwiye umva nari nzi ko amakuru yose ariho uri buyame abantu bose narabashije barambwira ngo ntibabizi nanaje hano nari nzi niwe muntu n'icyatumye rwose nazo yaza kuza kukureba nari nzi ko ari ugiye kumereza amakuru
ariko ngiye mubwije kurega Vanessa umuntu mukorana mu kazi muba muri kumwe murakora ntabwo ushobora kubyumva yaragiye nzi ko ari umuntu uri bumbwira ahantu yagiye yansigiye ibintu biri guhomba biri gupfa neza mbese ubwo ntaribagirwa mbanze kubaza kandi harya sura nshomoka kuko nda kwa muremure gutya bihura kuko nabafani right aherutse wanyariko araherutse mwaraganiriye twaraganiriye none se bavane nderetse guhura arambwira ngo yaje kubareba umubwira nabi ese ubwo ibyo biba bikuzanye ese bite byawe nari nashatse no kumuvugisha ngo ambwire umuntu byibuze waza akamusimbura mu kazi naramubuze ntago telefone ayifata ubu tuvuge ko nta n'ikintu uzi umuntu mukorana gusa ikintu nkangiye gutekereza Gael ushobora kuba harimo ikibazo ni gute Vanira ukuntu yagukundaga mbiza atashakaga no kugusiga yagenda atakubwiye nanjye atambwiye ko mbere yuko akora ikintu yambwiraga aho byibuze mbere y'icyumweru kimwe akagenda utabizi ntabizi nta kintu wumvamo nyine nanjye ikintu nimo ndatekereza nimo ndibaza kwibaza ukuntu yagiye atangiye none akagenda nawe mu kazi atabikubwiye kandi business ikaba iri gukomeza mwese business muri kubikora gute kandi mubwira ko bitameze neza maze nta nubwo tubizi kuko ukwezi nzashobora guhemba abakozi ukwezi noneho gukurikiyeho bizaba byanahombye twatashye gusa sinzi n'ahantu nzakura akazi nyuma y'igihe kirekire tutabonana tutavugana ujumbaza Solange mu by'ukuri ibyo nibyo bintu byari bikuzanye ese ubundi wowe na Solange musigaye mugirana izihe gahunda Vanessa yo kuvuga nawe reba ubwiza ufite urabona ukwemera kuzivuga nabi oya igihe tumaze tutabonana nta kumbaza umwezi ute nta makuru uje nakiri guteretinga ni Solange uramuzi Solange rukano Solange mwaraganiriye Solange Vanessa kamusobanurire babona ngeze imbere yawe ari kuncanga ikibazo avuga ibyawe gusa nkibanye by'abantu niyo mpamvu nanze mbere kujya Solange binavye mu bigende koko ibintu byapfuye ntawe wari amaraporo niyo wasinyaga ku masheke n'ibintu byose kugira ngo niwe wemezaga ngo ikintu gisohoke ahubwo se mbwira ubu ugiye kubaho gute Vanira ntuze hari n'iki nyine niwe wamfasha urabizi ariko nyine Imana buriya niyo ufite umuntu mu biganza bye nta muntu ugira undi buriya ubwo wabibwira ko umuntu nk'ukubona uri mu kazi ukabona yagiye ntuhangayike ngo ugire ubwoba ngo abakozi urabahemba iki ngo se bizagenda bite buriya byose ni Imana iba ibifite mu biganza niba ibizi uko biri bugende ntuhangayike nanjye rero ndababaye nyine kuko yansize ariko ntabwo nakubeshye ngiye ntabwo sinzi ukuntu nabona ndi kwibaza ahubwo ameze neza wenda ibyo nta kibazo twashaka kandi kazi yego nawe wabona ubukundi kuntu wiyitaho ariko se ameze neza urumva atari nyine numvise inkunga zivane nta muzi uvuga nabi ariko se reka nkubaze umuntu yaje ari kumbaza Vanira ndamubwira ntabwo njye nta gahunda za Vanira nzi uko yagiye ntabwo mbizi none yaraje yigize nka polisi wagira ngo yaje muri kuneka cyangwa gushaka amakuru ndamuga njye ntabwo nzi amakuru ya Vanira arakomeza aramatarambaza bigeraho ndamuga ati njye Vanira simushinzwe sindi umukozi we ntukageze umbaza hano Vanira ikindi runo rugo ntabwo Vanira arufatanya n'akazi ibibazo byanyu mujye mubikemurira ku kazi nuko namusobanuriye kandi nabwo impamvu nabimubwiye nambwiye Vanira njye ntabwo nzi ahantu ari akomeza mata yigize nk'umupolisi ariko nanjye ndeba Solange none umukobwa nawe wagenda atuje yo kumva ngo Solange reka ubwo ubibona mu mafoto ntabwo gutuza kwe nta bwenge afite ntabwo umuntu none se umuntu aza kubaza umuntu yabaza iyo umuntu asaba ntahinda ntago atitiriza ariko we wajyayo umupolisi yari gushaka amakuru it's fine basi mbabariye sinyo wirakara wivuga nabi tuko none nawe wo kugira uzumbaza amakuru meza usubiza mu bya Solange mviriza nyine nkubwire umviriza simyo basi tuza tuganira tutuje simyo bivuze nabi ngiye ntago bano ntatoje yose simwebwe muri kunsembura basi ka simyo nakora kuno gikorwa cyiza kiteye neza ugomba no kugira umutima mwiza ukanavugana neza namwe mujye muza ariko mumbwira neza bikaba sawa kituza ariko kandi ari byo nari nguhamagaye nkubaza ngiye nguhamagaye nkubaza ni iki cyatumye yagiye ndakubaza isi
kuba yaba yaragiye hari amakuru ufiteho mbikubwira neza nakubwira cyane cyane ko mukorana akazi ku kandi umunsi ku wundi mwabaga muri kumwe. Tugomba gutekereza ikintu cyo gukora hagati yo kuvugisha iwabo cyangwa se gushaka umuntu wo mu rugo umwe wabuze nk'amakuru. Niko ngiye mbitekereza byibuze twicare tuzi ngo umuntu ahari ameze neza kuko ntiyagiye igitaraganya igihe wagira ngo yari atabaye. Sinzi kabisa sinzi. Nicyo rero nagushakiraga nicyo nashaka kubwira. Ese ubwo se umeze uteye kwa muganga bakubwiye gute uzakira? Kwa muganga nyine ni imiti baba baguha ugakomeza ukamugerageza ariko gukira naho Imana. Gael, narije kukureba twari turi muri pause ndavuga ko nze nkurebe narinze mufitiye amakuru meza none sha mugongo gusa. Siyo. Baryemeye. Baryemeye. Areba hano tureba. Voilà, that's my girl. Undi none narabuze ubundi. Nose bita ubundi. Byiza tumeze neza. Bimaze. Yarimo. Akibaze mera y'umubore twasaka mu ariko tuyo kumufatishwa gutya. Ariko atagucamo kabiri none. Ntakintu aragusaba ino mu gikari kuri. Ahubwo bukana. Ase kutariko no kuza no kundera. Uryenje ko makuza kurya kweli. None se maze iminsi mba ndi mu bintu by'ibiraka mba ndi gushaka akazi nyine mba ndi ku ishuri mba ndi muri rwinshi mba ndi mu bintu byinshi mba ndi gushaka ubuzima. Vanessa usko nimutse? Warimutse? Yes. Sigaye Yego. Urebe inzu nsigaye ntuye. Uri muri quartier cyangwa mu cyandi hano? Uzumva nava muri mudugudu kandi ngiye muyobozi. Zashaka umwanya nze tuyitaye. Zaze tumene mu amazi ariko. Ariko meze neza. Hatamera neza sumfashe neza. Suri Solange muziranye gute muziranye? Nase Solange sakora na Vanessa sentubize. Nyine wowe mwamuziranye gute kuryaza kukubwira ibibazo yahuye nabyo muri urugo? Reka ndi umuyobozi. Umunsi nyina muri mudugudu ugomba kwiranja akamenyana nanjye. Kimushimishije cyamubabaje ikibazo agize kakimurwa nandi atangiyewe. Ariko by'umwihariko kirema nk'iki ngiki cyiza gikobwa cyangwa ateye neza ari nyana kweri. Wowe gitunguru bajye bavuga. Wajyumba mudugudu ukumva ko Nelson. Bani kunda abantu kabisa. By'umwihariko wowe. Umva navanga hagende. Niwo mwanzuro nafashe nagende. Christian, saba mwumve bwarimo. Basi ihangane Gael, basi umuheze icyumweru kimwe. Noneho ndamushakira agatelefone wenda na Vanessa yamushakira utuyire. Wikirirwa wirushya. Agashaka kintu cyo kwihamagara. Basi akamuha icumi. Christella, please. Basi icyumweru kimwe Christella. Basi muri ko utende kuvuga. Christella reba nini. Kano kanya wowe nawe ishire mu mwanya wawe. Mwe twumvikane gato. Uyu nawe yigize imvugizi. Uberetse mama. Niko kumvugira amaze nkubwiye. Christella yatubwiye icyifuzo afite. Sibyo? Ibintu tubimaranye iminsi tubizi, sibyo? Mureke twe guteza urusaku hano twe gumaza. Gael bare mu bintu arabizi ni ibintu yiteguye. Ahubwo yabigira vuba. Ase kari wabaye ute? Ubwo ngibyo nibyo wari ugiye kutubwira ibyo ngibyo. Ese kari wowe kubona wagusora muri no rugo kano kanya akagushyira mu muhanda byagenda. Asiko no mufitimo. Reka kuvanga. Oya ntago ari ngo ni ngwe n'ubwo twe turi gusaba. Nani gihe namaye ni gitoya. Ni icyumweru kimwe cyo. Christella basi icyumweru cyabaye icyumweru. Umva ndarambiwe rwose genda kuri umwana. Ibintu Christella yabirambiwe umva please mumwumve haguruka. Haguruka. Kari wajuji. Ibintu yabirambiwe Christella. Wamwe bicyuye umunsi keri. Akose mu biki. Murata Christella. Mu buzima gusanzwe cyangwa wasinze. Kandi nzi neza ko nubundi uritonda. Nubundi ndi umwana mwiza. Kuko ni iminsi amaze hano. Basi gira ko atabona. Basi nikorere twebwe. Basi nzamuriye kuri uko yabonye. Christella. Ujya kumuvuza. Christella. Mba nagenda naje. Umva mubaze. Urumva hari iminsi wamwongereraho. Iminsi ibintu byabifashe byose nabimuhaye igisigaye nuko katworoshye ibintu. Ntabindi. Bari ubundi bufasha ariko twamaze gukurikiza icyo ubufasha ufite ubihe wowe. Wumva ndari kumusaba baze ntubishoboye urashobora ubuhe bufasha bundi. Ahubwo kwa reka neza cyane kimwe keri.
kuba bakirukana Gael muri runo rugo bifitemo ihinduka none hatabona atanashatse n'ahandi hantu ajya kuba ajye kurara mu muhanda ajye kwicara mu muhanda n'ibyo mu gihe atabishaka tubigenze mu bigaragara kirashaka ko afite inyungu twaba tutabizi niba ushaka kugira umuntu utabona reba imvura igiye kugwa reba ukuntu ikirere kimeze nta wundi muntu ufashe umuntu uramushorera ese kabanza mbabaza ikibazo cye reka agera neza Gael ni ikivejo iminsi yose amaze ko agomba gutahana mu gitondo umva mu gitondo saa sita na nimugoroba inkurana ni Gael nta muntu ukirya nta muntu hano duvuga Gael kugenda niko tubibona ko batamushaka bagenzi nako nsinzi ntabwo bamuroza nk'abandi ubundi kacicara ariko mama ziko wowe niba ufite ubwenge kandi ukayatukubuhaye ibyo ngo sohoka uve muri runo rugo wabaho ufite ubwenge ntureba ahubwo se kubivuga se mu biti cy'umweru ko nagenda nkabasiga mu biti cy'umweru kimwe giye cyo unikeri cyangwa abantu mvano nkabasiga ariko urebe ibintu murimo haguruka ugenda ndashobora hano muri uru rugo sinabimba haguruka I know you're done. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Cyuta umurebe umuti buri mfase umurebe ibintu nashakaga ubundi kuri akora batinze ariko nabishakaga ndimo ndibaza ikintu uri gutekereza ugaravuga ikintu mukazana utugamba ku ruhande urumva ziriya mbara akara twakoze de na Vanessa twagiye tumujijisha abona ko turi abantu bafite imitima myiza kugira ngo tazatwirukana Vanessa nawe niba wumva warankundaga by'ukuri fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa.